Yasashimwe cyane ndabashuhuje mu izina nitwa Mama Doreen ndakijijwe nakijwe mu itorero rya ADPR kandi ndashima Imana cyane ko numva nkifite inzira zigana Siyoni mu mutima wanjye. Amen amena. Uyu munsi nzanye ubutumwa bwawe wowe uri mu nyumva, nzanye ubutumwa bwawe. Imana yantumye ngo nkubwire, ngo mbwire abantu, mbwire cyane cyane abanyarwanda yuko ufite umwenda wo gukora neza nabikore hakiri kare. Umuntu wemereye umuntu ko azamwoherereza amafaranga nayamwoherereze. Umuntu ufite mwene wabo ari mwumwenda ko hari icyo azamukorera akaba yaramwemereye ko hari amafaranga azamwoherereza nayamwoherereze. Ufite inshuti ye akaba yaramwemereye ko azamuha nayamuhe. Ufite umuntu w'imbabare akaba yarabonye umuntu muri bara bose tugenda tubona bavuga ko bababaye bakeneye imfashanyo, umutima ukamukomanga akumva ko hari ikintu yamukorera nakimukorere. Ubumva hari akantu kamuhata gukora neza akaba yakohereza amafaranga nayohereze. Nje kubatangariza yuko ibi bintu turi mu gukora byo kohereza amafaranga bizahagarara, bigiye guhagarara. Ibi bintu byitwa ngo ni mobile money dukoresha ni ibintu byiza biradufasha, ariko igihe kigiye kugera bihagarare. Ubwo ni ubutumwa nkuzaniye, nakugiraga inama rero hakiri kare. Ntabwo nzi ukuntu bizahagarara gute, ntabwo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo bizahagarara gutya, ariko icyo nje kugutangariza wowe muntu uri hanze wajyaga wohereza amafaranga muri mobile money ukaba hari umuntu wasezeranije kugira icyo woherereza ukaba utarakimwoherereza, nakugiraga inama yo kubikora hakiri kare kugira ngo utazava uvuga ngo ngo disi ngo navuze ngo nzagira gutya ngo disi. Reba ukuntu bigenza, ugira icyo ukora muri iki gihe ukibishoboye, muri iki gihe bikemera, muri iki gihe bigishoboka. Gira icyo ukora, va mu mwenda wo gukora neza. Ni mwene wanyu, ni inshuti yawe, ni umuntu ubabaye uwo ari we wese utazi rwose, ariko ukumva agatima karagukomanze, urumva hari ikintu wakora. Na wawe utajya gukomangwa n'agatima, uwo mutima wo kugira neza nukuzeho rwose, wumve ko hari ikintu wakora bigishoboka yuko tubikora. Ibi bintu ijwi mu mutima wanjye rimbwira ngo nimvuge ibintu ko niko bigomba kugenda. Imana yampaye ikimenyetso bwa mbere nohereje amafaranga ntiyagera ko nyoherereje. Numva ijwi rinjemo, nibwo bwa mbere nari numvise iryo jwi mu mutima wanjye rimbwira yuko igihe kizagera ibi buryo turi bukorezamo amafaranga bukazahagarara, twajya ntibizashoboke ko tuyohereza. Ijwi numva nta mbaraga mbihaye, ndabituriza ndabiceceka. Ayo mafaranga ubona inoherereje yagombye kumugeraho ari uko dusenze rwose turayabohoza, turavuga ati Imana dufashe rwose ari amafaranga amugereho, amafaranga amugeraho. Ibyo birarangira ndabiceceka. Muri iyi minsi nabwo nongera kohereza umuntu amafaranga nanone atinda kumugeraho, banyohereza message ngo amafaranga yatinze kumugeraho, ngo za delays zabaye, ngo nta kintu ushobora kubikoraho, ngo tegereza nibyemera tuzakubwira. Nawe ahari bishobora kuba byarakubayeho kohereza amafaranga bakakohereza za message zimeze zityo zivuga ko nta kintu ushobora gukora, icyo ugomba gukora gusa ni ugutegereza. Muri iyi minsi rero byongeye bibaye, ijwi noneho ravuga ati ibu ni ubwa kabiri mbikubwiye ngo bivuge, iki ni ikimenyetso ndi kukwereka yuko bizashoboka kandi bikabaho, nyabuneka ndakubwiye. Iryo jwi noneho ntabwo nashoboye kuryihanganira, ntabwo nashoboye kuripfukirana. Bwabaye uburyo bwa kabiri bimbayeho ngiye ku giti cyanjye, bimbaho nohereza amafaranga atagera ko nayoherereje kandi nta mpamvu ifatika igaragara ituma ayo mafaranga atamugeraho. Ubwa mbere byarabaye, numva ijwi rimbwira ngo ibi bintu bizashoboka, bizabaho, ntabwo bizahora uko bimeze. Sinabivuga, ubu birongeye biraba. Noneho rwose pe ntabwo bicecetse, ndabivuze. Igihe kizagera ndetse kigiye kuza ubwo tuzaba tutagishoboye kohereza amafaranga hirya no hino. Abari mu gihugu nabo bohererezanyaga amafaranga. Niba hari uwo washobora kohereza amafaranga nawe umwoherereze, uko wumva ushobora gufasha umuntu mufashe, kuko igihe kigiye kugera ubwo tutazashobora kohereza amafaranga muri ubu buryo twoherezagamo amafaranga. Ubwo buryo nibwo, ubwo butumwa nibwo mbazaniye uyu munsi. Nta bindi nongeyeho byinshi, nta bindi bisobanuro byongeyeho byinshi, nuko nguko ubutumwa mbubagejejeho. Imana igufashe, Imana ifashe, dukore neza tugifite uburyo. Amena.
amen.